Yago ni umwe mu basore bakunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi Yago rwose ni umwe mu basore bafashije abantu benshi basapotinga impano nyinshi, nyine yagize uruhare runini kugira ngo hano mu Rwanda abantu benshi babe bariho neza cyangwa se babe babayeho neza. Hari ababyeyi benshi aka kanya batunze imiryango yabo kubera Yago. Hari abakobwa benshi aka kanya bateye imbere bagura amamodoka meza kubera Yago yabigizemo uruhare. Hari abakobwa benshi aka kanya, hari abasore benshi Yago yafashije cyangwa se yasapotinze barongera baraseka. Nanjye nkibaza nesi wayi Yago ari mu gahinda kangana gutya, wayi Yago nyine yicara kuri kamera akare my brothers. Njya nkunda kubabwira ngo mu buzima tubamo ntuzakore ikosa ryo kwibagirwa akaboko kaguhereje cyangwa se akaboko kagufashije, kabone nubwo cyaba igiceri cya 20. My brothers, ntuzabyibagirwe na gatoya. Ikindi cya kabiri, indi kosa utazakora, ntuzakore ikosa ryo kwibagirwa umuntu wakugiriye inama gusa, apana uguhereza amafaranga, apana ugusapotinga. Umuntu mwicaranye akakubera inshuti akakugira inama gusa, nubwo yakosa nubwo yagoma, my brothers, uwo muntu uzamuhemukira kubera yuko nukora ikosa ukamuhemukira ukamutererana n'Imana izabikubaza. Njye nkunda kubabwira ngo buriya gukosa si ikosa, ahubwo ikosa no kudakosora amakosa. Uyu munsi muri no video ndashaka ko tuganira cyangwa se ndashaka ko twungurana ibitekerezo. Nuza kumva ibyo ngiye kuvuga ngaha twemeranya cyangwa se nawe duhuza, uzi kumwe uti Ivan rwose ibintu wavuze nasigaranye isomo rikomeye cyane. Umuntu wa mbere nshaka ahangaha by'umwihariko, ndashaka umukobwa cyangwa se umusore ufite YouTube channel, wa muntu uri kugerageza kubaka social media ziwe, yaba Facebook, yaba TikTok, yaba Instagram, yaba YouTube. Ngwino hano rwose ndagukeneye. Umuntu wa kabiri nyeneye ni umukobwa cyangwa se umusore cyangwa se umugore cyangwa se umupapa uri kugerageza kwiyubaka, uri kugerageza gushakisha ubuzima kugira ngo ejo n'ejo bundi azabeho neza. Ndaje nkubwira impamvu abo bantu bose ari bo nyeneye aka kanya. Magarara nkanatinyuka kavuga ko nta muntu wigeza nzamura. Ntago ngewe Yago ari we wamenyekanishije kubera iki nabonye ubuzima naciyemo n'ukuntu ibintu byagenze kugira ngo sahize ube wafashe iminota yawe wowe uri kunkurikira, ube wafashe iminota yawe uve ku munota wa mbere ugere kuri uyu nguyu ukinkurikiye. Ibyo bintu kugira ngo bigende uko nguko nta mwana w'umuntu n'umwe wabigizemo uruhare. Rero natangiye nkubwira ngo Yago ni umwe mu basitari bakoze ibintu bikomeye mu Rwanda, bakoze ibikorwa, bafashije abantu benshi, batumye ababyeyi benshi barya neza, batumye abakobwa benshi ndetse n'abasore aka kanya bagenda mu modoka nziza. Ubyangu byemere niko kuri nguhereje kandi niko bimeze. Umuntu uri buze kubihakana aze gucasa muri komenti ambwira uti Eva urabeshye Yago ntabwo ibyo bintu yabikoze. Ninde muntu utazi umuntu bitanyaga iso? Ninde muntu utazi nyine abasitari benshi Yago yagiye akoresha ibiganiro kandi tukabamenya cyangwa se tukabakunda, tugakunda ibintu byabo kubera uwitwa Yago? Ninde muntu utazi indirimbo yitwa Suweje ukuntu twayibyiniye? Byonyine ibyishimo Yago isori Yago yaduhereje kwiriya ndirimbo birahagije kuba nyine twamushyigikira cyangwa se byibura twamwumva. Uwe nakubwiye ngo nta muntu udakosa mu buzima, umuntu wese arakosa. Nanjye ndi kuvuga aka kanya hari byinshi nshobora kuvuga ugasanga rimwe ndatsikiye, ariko umuntu yanyicaza akambwira ati wa mwana we hano bigenda gutya, hano bigenda gutya, wenda nta kumva rimwe kabiri gatatu, wenda ugasanga nyine wenda bibaye ngombwa yuko bancishaho akanyafu. Ariko nyamuneka ikintu kibabaza mu buzima ni ukuba umuntu wasapotinze, umuntu wazamuye yicara akavuga ngo my brothers nta kintu wamariye, nta kintu wigeze umfasha. Kiramani mwese murabizi neza ibintu biri kumubaho. Ejo yakoze ikiganiro kuwitwa Murungisabi, yavuze neza yuko abantu bose yafashe aribo batangira kugorana nyuma yuko bamaze gutera imbere. Aka kantu kumve neza my brothers, yavuze yuko abantu bose yasapotinze aribo batangiye kuzajya bamugora, aribo batangiye kumubera umutwaro. Ndongera mbihuza n'ikiganiro DJ Brian yakoze, yavuze ngo Yago nta kintu yigeze amfasha, nta kintu yigeze nsapotingaho, ngewe nari sapotinze, nanjye namuherezaga ibiganiro. No mpamvu nakubwiye ngo ndashaka abantu babiri, umuntu wese uzi neza ko afite YouTube channel, yaba ifite abasubscribe babiri, yaba igira views imwe, ariko wumve hano ibintu ngiye kubwira. Tekereza imvune uri kugira aka kanya kugira ngo ubone views 10, kugira ngo ubone views 200, kugira ngo nyine ubone abasubscribe abasubscribe 100 gusa barahagije. Tekereza imvune uri kugira aka kanya my brothers, umaze kugafata ejo ugasapotinga umwana ahubwo ngo nta kintu wamariye, nta kintu wamfashije. My brothers, wakumva umeze ute? My sisters, wakumva muri wowe agahinda kakumereye gute? Ngaho utekereza niba uri umubyeyi
tekereza inzira, niba uri umusore aka kanya cyangwa se ukaba uri umukobwa, reba urugendo rw'ubuzima uri gucamo kugira ngo wiyubake, kugira ngo ushake amafaranga. Tekereza ejo wubatse urugo, umwana wakubwira ngo nta kintu umaze imbere yanjye, wamfashije iki, wamariye iki. Tekereza niba uri umubyeyi wishyuriye umwana ishuri, urimwe sometimes ukanaburara cyangwa se ukabwirirwa. My brothers, tekereza wa mwana akubwiye ngo akimara gusoza kwiga ubwira ngo nta kintu wamariye, uri umubyeyi wanjye, wakumva umeze gute? Buriya mu buzima tubamo nta muntu usapotinga undi cyangwa se nta muntu uzamura undi, ariko umuntu agufasha gushayininga. Kiramani yanabivuze, yavuze ngo nta muntu uzamura undi, nta muntu uzamura undi, ariko buri umuntu agufasha nyine gushayininga, akompeneza cyangwa se agereranyije na bya bindi yavunikiye kuva zero, wowe utaranamumenya cyangwa se utaruzi nyine niba uzanamumenya, niba uzanahura nawe akagufasha. Rero bivuze ngo nyamuneka rwose, niba uzi neza yuko uri umusore, ukaba uzi neza yuko uri umukobwa, nubwo umuntu yaca mu makuba, nubwo umuntu yaca mu bibazo, igihe cyose uzi neza yuko hari support yatanze kugira ngo aka kanya izina ryawe ribe rizwi, ni ukuri kw'Imana pe, jya umwubaha, jya umuhereza respect. Kandi ababwiye ngo nta muntu n'umwe ukora ikosa ryo gutema ikiganza cyamuhereje ngo bimuhire. Ndagasubiramo kano kantu, umuntu wese uzakora mistake, uzakora ikosa, agasebya, agatuka izina ryamusapotinze, izina ryamufashije, agatema akaboko kamuhaye, ndakubwiza ukuri icyo kintu ntabwo Imana izakikubabarira. Kandi buriya hari ikindi kintu abantu benshi bakunze kwirengagiza. Imana ntabwo igihana nka kera ubundi wakoraga ikosa cyangwa se waragomaga, Imana igahita ibishyira ku karubanda ikaguhana directly, ariko ubu ngubu ntabwo ariko bigenda. Uzajya ukora ikosa nyine ugire ngo niyakumvishe, ugire ngo niyakubonye, ikwihorere, ariko my brothers uzabibona, umuriro w'Imana uzakugeraho. Ndabizi rero wenda ahangaha wenda ushobora kugira ngo ndi kubeshya cyangwa se ushobora kugira ngo wenda ndi kuvuga ibintu bitigeze bibaho, ariko nawe niba uri umuntu mukuru uze gukora research, uze kugenda urebe channel ya DJ Brian. Yavuze ngo yago ntabwo wigeze umfasha, ntabwo WhatsAppotinze, buri gihe nazaga nanjye naguherezaga ibiganiro kabibyazamo amafaranga, ariko nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo tekereza ukuntu kubona views 10. Reba channel yanjye ukuntu imeze, niba wenda uri kwitegereza ino channel ndi gukoreraho, reba views iri kugira bro, uragira views imwe, uragira views ebyiri, ariko ejo ukabyukongera ugakora, uragira views igice, ariko ejo ukabyukongera ugakora, ariko ejo wasupporting umwana byonyine wa muri postingira cyangwa se wamuhereza collaborations umaje kugafata, akicara akavuga ngo nta kintu wigeze umfasha. Nyamara muri rwa rugendo rwo hasi ntabwo yari ahari, uburyo wasorenze kugira ngo umenyekane, uburyo wasorenze kugira ngo ubone abasubscribe 10,000, uburyo wasorenze kugira ngo ugere ku basubscribe 1000, ntabwo abizi. Rero bivuze ngo hari imvuno umuntu agira atakwereka, ariko ejo yagusapotinga yaramaje kugera ku rwego nyine wowe ubona wishimira, ukumva yuko nta kintu yagufashije. Bro, nakubwiye ngo nta muntu ufasha umuntu, nta muntu uzamura umuntu, ariko umuntu yagufasha gushayininga kubera bya bindi yagezeho. Ufite talent nyine arakuzana akayereka Abanyarwanda. Ntabwo Imana ifasha abantu, icyo kintu cyuzamanze ukikure mu mutwe. Imana ikoresha abantu kugira ngo bafashe abantu. Aka kantu rwose muzaga kiriyaringe uzajya urugatekerezaho. Ntabwo Imana izamanuka ngo izigufashe abantu bakumenye, abantu bagusapotinge cyangwa se bagukunde. Izakoresha abantu kugira ngo nyine bamenye izina ryawe, izakoresha channel ngewe nubatse cyangwa se undi muntu yubatse kugira ngo abantu benshi bakumve. Niba uzi neza yuko warukurikiye ino video aka kanya rwose, ukaba uzi neza ko ukunda Yago, ukaba uzi neza yuko wiyumvamo Yago, menye neza yuko Yago araremerewe, afite ibigeragezo, afite ibibazo. Niba usenga ukaba ukunda Imana, basi umushyire imbere y'Imana imworohereze kandi zamanuke imusange. Ubundi baravuga ngo Imana ihora ihoza. Abantu mwese muzi uwo mugani murahuzi, Imana ihora ihoza. Kandi bakongera bakavuga ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoyemo. Nta kintu kibabaza mu buzima nko kuba ufite ababyeyi, nko kuba ufite abavandimwe, ariko byibura ukaba wamara imyaka 10 utarigeze nyine ukabakumbura, ariko byibura ukaba utakemerwa guhura nabo. My brothers, niba warize boarding, ibyo bintu urabizi ukuntu ukumbura ababyeyi bigenda, ukuntu ukumbura mu rugo bimera. Ikindi cya kabiri, tekereza wenda
Yago ubu aka kanya ari mu gihugu cya Uganda. Niba afite umugore, tekereza gushaka umugore ukaba utakemerwa kumujyana iwabo. My brothers, tuvugisha ukuri, wakumva umeze gute? Abantu mushobora guseka Yago ngo wenda ngo umugore yamunanira. Ndakubwiza ukuri, nta muntu, nta mukobwa, nta mugore wakemera kubana nawe adafite ubwisanzure cyangwa se adafite liberite. Rero bivuze ngo ni ukuri kw'Imana Yago mu musengere mu bintu byose wenda azacamo, mu bizamuho byose Imana izamu blessing. Kandi nubwo ndayakosheje, nubwo yahannye, ni ukuri kw'Imana rwose abantu bakunda Yago, abantu bazi ibikorwa Yago yakoze, abantu Yago yasapotinze, akenshi yaravuze ngo nimwe mwatumye mpinduka gutya, narakennye, nabaye imbwa, muransuzugura, musigaye munyanga. Kubera iki? Ba bantu yafashije bamaze kugera ku rwego rwo hejuru batangira kumwibagirwa. Ibaze kuba umuntu wabaye umusitari, umuntu wagufasha kugira umusitari ashobora kuburara. My brothers, ashobora kuburara ukicara ukavuga ngo nta kintu yamfashije, nta kintu yamariye. N'ukuntu kubaka platform bivuna bro. Ubaye warubatse platform ukamenya kureba watch time bazireba gute? Ese ni gute binjira muri YouTube studio? Ibyo bintu warabashije kubyiga, nta muntu gusapotinze. Ngewe ndabizi, natangiye urugendo rwo gukoresha YouTube channel mu mwaka wa 2019. Ariko kuva icyo gihe mani narirwaniraga, nta nshuti nta muvandimwe n'umwe nari mfite. Ibyo bintu wari ubizi, nararwanaga nkahasoringa, nkakora research nazi n'indimi, ariko nkemera nkarwana. Kubera urwo rugendo ngewe naciyemo, nzagenda ko kuba umuntu yakubwira ngo nta kintu. Ubundi inkuru ya Yago hari isomo rikomeye cyane yansigiye. Isomo rya mbere rikomeye cyane yansigiye, namaze kumva agaciro ko kuba umuntu nyine nagiye numva ibiganiro byose. Nafashe ikiganiro cya Kramani ndacyumva, numva agahinda afite ko kuba yarasapotinze abantu, ariko aka kanya bakaba aribo bari kuvuga ngo yarakennye, nyine ngo yatangiye gusubira inyuma. Ugasanga wa muntu mani warwaniriye nta n'ubushobozi ufite kugira ngo ube success, ugasanga n'utangiye kuguseka, ugasanga n'utangiye kukwitarutsa, cyangwa se nyine ugeze mu gihe cy'akaga, ugeze mu byago, ugeze mu makuba, ugasanga niwe utangiye kukwitarutsa, cyangwa se ugasanga nyine agutereye iyo. Namaze kumenya agahinda ko kuba byibura nyine umubyeyi wawe wamubwira ngo nta kintu wamariye. Namaze kumva agahinda byibura umwana nyine ashobora gutera umubyeyi wiwe aka kanya. My brothers, ndakubwiza ukuri, ntuzakore mistake, ntuzabyongere na gato kubwira umuntu wakubyaye, umuntu wahasorinze, umuntu washatse iterambere udahari, akemera agakorera 1000, agakora 500 kugira ngo ejo nyine uzabe mu nzu nziza, kugira ngo ejo uzabe mu muryango mwiza, warangiza ukicara ukavuga ngo nta kintu wamariye. Namaze kumva agahinda umuntu ashobora kugira igihe cyose asapotinze abantu bakaba bariho neza bishimye, ariko wababaye. Rero bivuze ngo ntabwo tuba dukwiye kureba story ngo irangirira aho ngaho, ngo umuntu ngo nyine abenshi baravuga ngo Yago nyine ngo ibiyobyabwenge iyo birashoboka, ashobora kuba nanabinywa, ariko nabizi neza yuko mu Rwanda turi mu gihugu cyiza, kandi igihugu kigerageza nyine kugira inama abantu b'urubyiruko. Iyo umuntu yakosheje, iyo umuntu yakoze amakosa, baramwicaza bakamuganiriza, byakwanga bagashaka ikindi cyemezo. Ariko ni umuntu ashobora kuza akicara akavuga ngo simbana n'abavandimwe banjye, simbana na family yanjye, nahunze igihugu cyanjye, wayinyivamo. Mani uzicara utekereza icyo kintu, wongere ukiyungure mu mutwe, utekereze nyine kuba umuntu yarakoze igikorwa nk'icyo ngicyo, akicara kubaka brand, akubaka platform, akagerageza gusapotinga abantu, akagerageza gufasha abantu, ariko akanyene akaba adafite ubushobozi bwo kwicara n'umuntu yafashije ngo yumve uburyohe bwo gusapotinga umuntu. Kuba yarafashije ba Mutesi Jolly, kuba yarafashije Baketi Bashabe, abastari bose nta n'umwe utaraciye iwe nyine ngo amuhereze ikiganiro. Kuba byibura nyine abo bantu atabasha kubabona nyine ngo bongere baganire, basabane, binjoying, afata amafaranga ajye gusura ababyeyi biwe, abagurira agacupa, abagurira agafanta, bishime banezerwe, yongere kurebana mu maso n'abavandimwe biwe. Bro, ibyo bintu nabitekereje nyine ndabiyungura, numva nyine mbyishyiraho, numva ari ibintu bidasanzwe. Byaramwe rwose, mwogahekamwe babyeyi beza, abakobwa beza, nyine basore nkunda kandi nishimira, ndababwiza uko ndamye nashidikanya ino video yagusigiye isomo. Nakubwiye ngo niba uri guhasuringa, niba uri gushaka ubuzima, niba uri gushakisha, urabizi neza ukuntu kwibaka bivuna, urabizi neza ukuntu gushaka amafaranga bivuna. Tekereza ejo usapotinze umuntu, ugafasha umuntu, yarangiza agasubira inyuma akubwira ngo nta kintu wamfashije. Kubera iki? Yakumenye waramaze kuba success, yakumenye ukuzi, yakumenye warageze kuri bya bindi, nyine uhita winjoyinga muri bya bindi. Niba uzi neza yuko wenda waciye muri starago, cyangwa se wasorinze nyine ugashakisha ubuzima, ugashakisha amafaranga, ukaza kuri social media utabizi utanabisobanukiwe, ukajya usobanuza
ugakora research ugashaka amakuru, uzi imvune, uzi umubabaro umuntu ahura nawo wo kugira ngo byibura video nk'iyi ngiyi umuntu ayibone, kugira ngo umuntu abone video imwe imeze gutya uzi amasaha bisaba, uzi iminota bisaba, uzi kwicara gutekereza, uzi kuntu umuntu aba yirinze kugira ngo adakomeretsa abantu, kugira ngo wenda atavuga ibintu nyine, kugira ngo wirinde ibintu byose bishobora gutuma abantu benshi nyine bagufata nabi, cyangwa se kugira ngo wirinde ibintu byose bituma utakaza indangagaciro. Rero nyamuneka rwose ndabashimiye cyane mwebwe mwarebye ino video kuva itangiye kugira igeze ku musozo. Icyo ngusaba nta kindi kintu kimwe gusa, mu isengesho ryawe usenga umwetsi ku munsi, jya wibuka Yagopi, jya mwibuka kandi umusengere, Imana izamugire neza, izamuhindure, niba uko afite n'imyitwarire itari myiza, imico mibi, rwose Imana izamugire neza. Ngere iki kintu mwifuriza kubera yuko yasapotinze abantu benshi aka kanya bari kwinjoyinga ibyiza yabagejejeho, ariko se byibura Imana yamwumvisha cyangwa se ikamugirira impuhwe, basi ikongera ikamurebana imbabazi, akongera kwishima cyangwa se akongera guseka. Turasubira mu kiganiro gitaha. Hasta la vista, ciao ciao.